ariko iyo umuntu yagiye muri uyu mutego abona abadayimoni ahantu hose. Mu nkoko y'iwabo barimo, mu ipusi y'iwabo barimo, mu mbwa z'iwabo, muri Marie Jose bwa busimba bugenda, ahantu hose barimo. Uwo muntu utekereza gutyo, kuko iyo wabaye muri ubwo buzima ntiwongera kwenjoyinga. Ubukwe bw'iwanyu ntubujyamo, ikiriyo cy'iwanyu ntukijyamo, ntushyingura ngo ugere Rusororo ngo buriya ngo abazimu baragufata. Ibi birozi bisanzwe abantu bashyira mu mazi ngo unywe, ibyo biroroheje. Ibikomeye babiguteza ntaho bahuriye nawe. Rero ntibigira umupaka, ntagaruka kubyishyira. Wirema inzangano mu muryango, wivuga ngo nyokobokwe ni umurozi, wivuga ngo sinzi ndashaka bari umurozi, ariko hanganira nawe ahanganira nawe. Ese ko adahangana nawe imbona nkubone, kuki wowe ugira ubupfapfa bahangana nawe imbona nkubone? Ugaca umuryango, ugasenya umuryango. Satani akagutera icyo kinyoma muri wowe. Abadayimoni ntababaho, ntago barwanya umuntu ngo bifata ubyizera. Come on. Abantu bose batwajwe igitugu n'imbaraga z'umwijima nuko babyizeye. Muzi ko abarokore bajya mu bapfumu? Wapfumu vrema. Ukagira Imana ikagira inama umwana w'umukobwa ngo ariko ntabwo uzajya wirirwa ushinyitse aho ngaho ngo we wagiye kureba ngo wagiye gushaka uko abandi babigenza, abandi bake. Ese undi umugabo umuntu akuye mu bapfumu amurindisha iki? Gusubirayo. Ubwo uzahora mu bapfumu kuko wamuherewe mu bapfumu no kumugumana ni mu bapfumu. Ariko uzi ko umuntu yakugura akagukoresha icyo ashaka kubera ubwoba bw'ubuzima. Nakubwira ngo ninjye ukugize. Come on. Umuntu akugira ate? Niba umugisha wanjye urimo guca muri wo muri iyo minsi nuko Imana yabigennye. Nibirangira izacisha ahandi. Nubwo yaba ari umugabo n'umugore wagushatse, nubwo yaba ari umwana wareze, nubwo yaba ari umubyeyi wakubyaye, burya Imana niho yacishije, niharangira izacisha n'ahandi. None se ubu nta bantu bari bafite umumaro mu buzima bwacu bapfuye tukabaho? Kuko ibyo twishingikirijeho n'ibyiheraho inyeganyeza. Kaba wishingikirije ku bwiza, ntumenya aho bwagiye. Nabwo rero ni bubi, burashukana. Ukayoberwa imbere n'inyuma, ukayoberwa niba uri inzobe cyangwa wirabura. Ukabura umusore mwiza wiratagana amafaranga, ikiranje ikakwimakaza muri uyu mujyi. Abantu muziranye akazi kakabura. Ikindi bitera Imana kutadutabara kuko ibyiringiro byanjye biba biri muri wowe tugendana. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ubwire umutima wawe n'ibitekerezo byawe, utureka twige ijambo ry'Imana. Nasanze ibitekerezo by'umuntu byorohera kugenda iyo ndimo nkurikira inyigisho kuri za YouTube cyangwa ndimo nkurikira umuvugabutumwa. Nk'umuntu twicaranye ashobora kurambirwa kubera ko nshobora kumva inyigisho nkongera ngasubiramo. Hari ukuntu igitekerezo kigucika, sinzi niba ariko ndumva sinjye nyine bibaho. Ariko umva nk'igitekerezo kigiye gukora ibindi bintu kandi ijambo ryo ryakomeje. Wagaruka ugasanga ryagucitse. Kuko rero ntifuza gucikwa n'ikintu na kimwe bitanongera ngasubiza inyuma. Ku buryo umuntu dushobora kuba tugendana mu modoka cyangwa twicaranye uwashobora kubirambirwa. Ariko mu by'ukuri buri jambo ry'Imana rigucitse riba rihetse byinshi by'Imana yakugeneye, ntukajye wemera ko rigucika. Kandi umutima w'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu biratangaje, bishobora gusohoka muri iyi sare bigatembera isi. Ntimubizi? Bikagera muri Amerika wenda utaranagerayo, cyangwa se bikajya mu ntara z'u Rwanda, cyangwa bigasubira mu rugo kandi urahangaha. Kandi umwanzi abikoreramo kuko azi neza ko ijambo ry'Imana ryo riduhesha kwizera, kandi kwizera kugaduhindukira ingabo ndende dukingisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mu ijambo ry'Imana niho tumenyera Imana, niho natwe twimenya by'ukuri. Rero umwanzi akora ibishoboka byose agaduteza urugamba rwo mu bitekerezo kugira ngo tutaryumva. Ukaba ushobora kurangiza wibuka nk'akantu wenda gasekeje muvuga butumwa yavuze, cyangwa wibuka umwenda yari yambaye, ariko wakurura ijambo ry'Imana wumvise ukumva nta kintu wasigaranye. Rero bye kutubera bityo mu izina rya Yesu. Mutima wawe, ibikurimo, ibitekerezo byawe byose tubyerekeze ku ijambo ry'Imana. Umwuka wera twigishe kandi icyo yatugeneye tugihabwe. Turakomeje rero mu magambo y'Imana tumazemo iminsi, tuzanamaramo iminsi, kubera ko twifuza ko ubuzima bwacu bwa mbere uko turimo kuvuga, ubuzima bwa gikristo bwatsinze. Une vie chrétienne victorieuse. Mu cyongereza bavuga ngo a victorious Christian life. Turifuza ubuzima bwa gikristo bwatsinze. Twavuze byinshi, tuzakomeza kuvuga byinshi, ibyo tubasha kugarukaho tubigarukeho, ibindi dukomeze nta n'uwabivuga ngo birangize, ariko nibwo buzima bugukwiriye. Haleluya. Igihe Yesu yaguhaye agakiza, yari yizeye icyo akoze mu buzima bwawe, yari yizeye imbaraga ziherekeje iyo mbuto y'Imana yaje muri wowe, yari yizeye ko ugiye kuba mu buzima bufite amahoro, bufite kunesha, bufite gutsinda, bufite imbaraga zo kubaha Imana, bufite imbaraga zo gusohoza icyo Imana yakugeneye hano mu isi, bufite imbaraga zo kudatwarwa n'imiyaga n'imiraba y'uburyo bwose. Ubwo nibwo buzima Yesu agutegerejemo. Haleluya. Igituma rero twiga ijambo ry'Imana nuko inshuro nyinshi tubona ubwo buzima tutabufite, cyangwa se butagaragara
ku bana b'Imana benshi. Cyangwa usanga umwana w'Imana afite imbaraga muri iki, ibyaha yarabitsinze, ariko nk'urugero agahinda karamubashije, imibabaro yaramubashije. Undi akaba yaratsinze imibabaro, nta kintu kimubabaje, afite umunezero, ariko ibyaha bikamubasha. N'ibindi bitandukanye, ugasanga umuntu afite gutsinda mu gace kamwe, ariko kandi afite gutsikamirwa. Cyangwa se ugasanga ubuzima busa nk'ubwamuhiriye, rwose ibintu birasa n'amahoro, ariko nta kabaraga k'umwuka agira, ntabasha gusenga, ntabasha kwisengera, ijambo ry'Imana ntirimwinjira, ntaryohewe naryo, ntafite imbaraga zo kuribamo. Hari ukuntu dushobora kubyita tukavuga ko hari akazi kenshi n'inshingano nyinshi, ariko ntabwo ari ibyo, ahubwo nta mbaraga zo kubibamo umuntu aba afite, nta mbaraga zo gusenga umuntu aba afite. Haba nubwo twiyorohereza ukavuga uti rero njyewe ntabwo Imana nyigora cyane, simvuga byinshi. Ubu rero ngo twe tuvuga byinshi ngo turayigora, ubwo ni kuba utubwiye. Imana ikubabarire. Oya, ikidutera kuvuga byinshi ni umutwaro, ni ingorane tubona hirya no hino zidutera kutisengera twenyine, tugasengera n'abandi. Imana ihagurutsa ab'ingenzi, Imana ihagurutsa abantu itiza umutima wabo. Niba Yesu akitwingingira kugeza uyu munsi kandi atuye mu bihe bidashira, wowe nawe igihe utijwe umutima w'Imana wahabwa imbaraga zo kwinginga. Rero iyo tuvuga ubuzima bwa gikristo butsinda, no kugira ngo tugire ubutsinzi muri ibyo bice byose Imana itwifuzamo. Nta muntu wabimenya byose uko bingana, ariko igikwiriye ubuzima bwa gikristo n'ibikwiriye umwana w'Imana ni ukugenda yigira imbere. Ntabwo dukwiriye kugera ahantu ngo tumere nk'abenda nk'abahagaze, uretse ko burya nta guhagarara kubaho. Iyo umuntu yibwira ko yahagaze aba arimo kugira gute? Usubira inyuma. Ntabwo rero bidukwiriye. Dukwiriye kuva mu guhishurirwa Kristo, turushaho kumuhishurirwa, tugwiza amahoro ye arushaho kuba menshi, tugwiza imbaraga zirushaho kuba nyinshi. Dukwiriye iteka ubuzima kuba turimo kwigira imbere. Simvuga ko imibabaro y'isi idahari, ingorane zidahari, ibyago n'amakuba bidahari. Oya, birahari, na Bibiliya yarabivuze, ariko iratubwira ngo muri ibyo byose data azadukiza. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agira gute? Amukiza muri byose. Haleluya. Mu magambo menshi rero twavuze, kubw'umwanya ntitwarangije inyigisho y'ubushize, ariko twari tugeze ahantu sa nk'uhasimbuka, aho twavugaga ko amadayimoni cyangwa se Satani n'ingabo ze bari powerless, ntabwo bafite imbaraga kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Murabyibuka ko twavuze ko umwana w'umuntu yatakaje ubutware igihe yakoraga icyaha agatandukanywa n'Imana, bityo ubutware bukajya mu maboko ya Satani. Hanyuma umwana w'Imana yihinduye umuntu, yambaye umubiri, atsinze Satani, atsinze icyaha, abari muri we bagarurirwa ubutware. Icyo gihe rero bituma amadayimoni, ingabo z'umwijima nta butware zidufiteho twebwe bari muri Kristo Yesu, kuko umutware wacu yatsinze, natwe tukaba turi munsi ye, twatsinze dutyo, twakira ubutsinzi gutya, tugarurirwa dominiyoni yacu, tugarurirwa ubutware bwo gutwara, turabisubizwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ku bavutse ubwa kabiri bagaruriwe ubutware. Icyo akora Satani, icyo akora ni ukutu influence, ni ukuduterera mu bitekerezo, akamera nk'udushutse, akamera nk'ukoresheje uburiganya kugira ngo akwemeze ko akigufiteho ubutware cyangwa se agufiteho imbaraga, cyane cyane kubera ko uba utari wimenya, utaramenya icyo Yesu yakoze muri wowe. Dukwiriye rero kubohoka ku bwoba bwa Satani, kwiterabwoba, kuko Satani kinakoresha ni iterabwoba. Igituma abantu benshi basubira mu mbaraga z'ubupfumu n'ibindi, n'ubwoba bw'ubuzima. Nzabaho gute? Nzakuraho urubyaro, nzakuraho umugabo, nzakuraho amafaranga, nzanza. Noneho ubwoba bw'ejo hazaza bugatera umuntu washakaga Imana no gukiranuka, ariko bikamutera kujya gushakira ubutabazi ahandi hantu. Ikintu rero Satani akoresha ni iterabwoba, n'ubwo batera abantu batamenya umugabane bafite muri Kristo Yesu. Abadayimoni ntabwo tubatindaho, turabumva, turabasoma muri Bibiliya. Icyo tuzi nuko ari imyuka ikorera Satani igasohoza umurimo we mubi, kandi imirimo yabo y'abadayimoni iragaragara muri Bibiliya. Ubwo ndabibwira abahakana ko babaho. Hari igihe umuntu kubera kudasoma Bibiliya, gutwarira ubuzima bwe n'Imana hejuru, avuga ngo ngiye by'abadayimoni simbyemera. Singusaba kubyemera, ariko niba byanditse muri Bibiliya, ubwo nuko bigize gute? Nuko bihari. Tubona ububi bwabo n'imirimo yabo hose muri Bibiliya. Tubona abari bamugajwe n'abadayimoni, tubona abari basaze bagize ibisazi kubera abadayimoni, tubona abarwaye ibicuri kubera abadayimoni, tubona bagize ubumuga bwo kutavuga no kutumva ari abadayimoni, hanyuma Yesu yabirukana abantu bakaba bazima. Rero imirimo yabo mibi yo gusohoza imigambi y'umutware wabo Satani turayibona hirya no hino muri Bibiliya. Ariko igituma tuyibona si ukugira ngo tunayivuga, si ukugira ngo tugire ubwoba, oya, ahubwo iteka tubona uwadutsindiye, tubona Yesu wabanesheje
rwose nta hantu na hamwe Yesu yigeze yirukana abadayimoni ngo bange kugenda. Abamwizera bizera Yesu nta hantu na hamwe bigeze yirukana abadayimoni ngo bange kugenda. Abizera Yesu, kereka abatarizeye Yesu, ba basore baskewa bo mu byakozwe n'intumwa baravuze ngo mu izina rya Yesu Paulo avuga, urumva ntago bari bamwizeye. Ariko abizeye Yesu bose bafite ubwo butwari. Imana ishimwe cyane. Uko rero icyitwa kwizera ari ingenzi, kwizera uko kwizera ari ingenzi mu mubano wacu na Data, niko noneho mu ruhande rw'ubwami bw'umwijima cyangwa Satani, icyo twakwita ubwoba nicyo gikoresha afite akubitisha abantu cyangwa se ateresha abana b'Imana. Ubwoba cyangwa iterabwoba. Ubwoba burema ikirere gituma Satani yoroherwa gukoreramo. Nkuko kwizera kurema ikirere gituma Imana ikoreramo, ndayitegereje, ndayizeye, ndayizi, nizeye imirimo yayo n'ibitangaza byayo, birema icyo kirere Imana ikoreramo. Noneho ubwoba nabwo burema ikirere imbaraga z'umwijima zisangamo, zikoreramo, zikatuvogera, zikatumara. Sinzi niba ikintu cyari cyagutera ubwoba kikagutera ubwoba ukicara ugitegereje, nyuma y'igihe ukazasanga nta cyari kirimo. Ariko ubwoba bwagutwaye ukajya wumva urapfuye, birarangiye. Rero Satani iyi atmosferi y'ubwoba abasha kuyikoreramo, nkuko atmosferi yo kwizera Imana yacu iyikoreramo. Muri make, kwizera kuzana Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi byenda kumera nka rukuruzi ikurura imbaraga z'Imana. Kubera iki? Kuko kwizera ngukomora hehe? Ngukomora muwo namenye ari we nde? Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, ushobora byose. Niho kwizera kwanjye gukomoka. Niyo mpamvu kwizera kumera nk'imbaraga zikurura Imana, kuko si ibintu nahimbye, ahubwo mbikomora muwo namenye, nkamwizera, bikantera gufata ibyo avuga bigahinduka imvugo yanjye. Hanyuma kuko Imana idatandukana n'ijambo ryayo, nayo igakorera muri ibyo ngibyo. Ubwoba rero nabwo bwenda kumera gutyo, ariko urumva ni ikinyuranye. Ubwoba niko bukora, nabwo bugira ubushobozi bukurura imbaraga z'umwijima, kandi ubwoba buduhindukira imbaraga zikomeye zihetse kwica. Kuko ubwoba bwonyine utazi niba aho bwakomotse araho ukuri cyangwa ataraho ukuri, ariko ubwoba bufite imbaraga zo kwica amahoro yawe, kwica umunezero wawe, kwica ficha yawe, ejo hazaza ukumva urahatakaje, ibyiringiro bikagushiramo kubera ubwoba bwonyine. Urumva rero n'imbaraga zikomeye umwanzi akoresha. Kandi ubwoba no kwizera ntibishobora kubana. Iyo kwizera kubaye kwinshi, ubwoba urahunga. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo kwizera kubaye kwinshi, ubwoba burahunga. Kwizera kuva hehe? Niba hari ijambo ugomba gufata mu mutwe no kubimenya, ukwizera nta handi kuva mu kumva. Kumva iki? Ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri njyewe, kwizera kwanjye ntuzagutangira. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri we, nubwo nagukinagaza kajana, ntago nabasha kugutangira. Kubera ko ijambo ry'Imana ryagwiriye muri wowe, kwizera kwawe kuratumbagira. Niyo mpamvu Satani arwanya ko ijambo ry'Imana rijya muri twebwe ngo rinahatinde, kuko iyo rije ryirukana ubwoba kandi rikagwiza kwizera. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kwizera ntago ari kuba convinced. Sibwo convinced ni iki mu Kinyarwanda? Kwemezwa. Kwizera ntago ari kuba convinced ko ibyo wizeye bishoboka. Ntago ari kwemezwa ko bishoboka. N'igihe bidashoboka logiquement, n'igihe bidashoboka mu bwenge bwa Hortense, n'igihe bidashoboka mu bwenge bwawe, ntago birakura ko mbyizera niba biri mu ijambo ry'Imana. Kubera ko inshuro nyinshi dutegereza kumva tubaye convinced. Reka nkubaze, uri convinced ko uzajya mu ijuru? Ribahe? Uzajyanwa n'iki? Bizagenda bite? Ariko urabyizera. Ntibikwirwa mu bwenge bwacu. Ni niyo mpamvu iyo tubwiye abantu bataragira umugisha wo guhinduka abana b'Imana babona twarasaze. Haleluya. Nta conviction mfite itakurutse ku mwuka wera waciye nyine muwo namenye, hanyuma ibyo avuga nkabyizera. Mu by'ukuri turamutse dukuyeho Bibiliya, niyo mpamvu igiye kudiringa n'umuntu akabwira ko atizera Bibiliya, ubura icyo umubwira. Iby'ijuru twabisomye hehe? Muri Bibiliya. Ibyo ko twabara ibyaha twabikuye hehe? Muri Bibiliya. Niba wizera ko amaraso y'umwana w'intama yagukuyeho ibyaha, hari ikintu kuko iyo kuyeho ibyaha urakomeza ugasa nk'uko wasaga, ariko urabyizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tubyitiranya noneho tugakererwa. Kwizera ntago ari kuba convinced, ntago ari ukwemezwa kubirimo kuvugwa, ahubwo ni ugushyira icyizere mu wabivuze. Haleluya. Uwabivuze ubwo ari uwo kwizerwa, nubwo bidakwirwa mu bwenge bwanjye, ndagira gute? Ndabyizera. Reka ntange urugero rwa Mariya nyina wa Yesu. Umubyeyi tuzamuramutsa nitugera mu ijuru. Haleluya. Nubwo atazamuwe atapfuye, ariko ari mu ijuru kuko yabaye umukiranutsi.
abiziza somusiyo. Haleluya. Ntabwo yazamutse, ntabyanditse muri Bibiliya kandi urakomeza unkundi. Luka igice cya mbere. Luka igice cya mbere 34. Reka twigire kuri uyu mubyeyi. Luka igice cya mbere 34 kugeza kuri 38. Ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Murumva ibyo bintu abwiwe byumva, ntabwo ari convinced, ntibinumvikana, arimwe arabaza. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa 6. Marayika arakomeza aramubwira kuri 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Haleluya. Ngo Mariya aramubwira ati, nyumvira Mariya maze unamwigane, ntumusenga ariko umwigane. Yesu ashimwe cyane. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko Marayika amusigaho aragenda, nta mpaka ajya, kandi ibintu bamubwiye ntabwo byumvikana. Ntabwo kugira ngo Mariya byizere ntibisaba ko aba convinced, kuko ntibirabaho, nta muntu uratwita, atabonanye n'umugabo, kandi ikibazo yabazaga gifite ishingiro. Ibyo bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Hanyuma Marayika uvuye ku Mana aramusobanurira, kuko Mariya yaraziranye n'Imana ye, yizera uwavuze nubwo atari convinced, kuko ntibibaho. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana bukwiriye abameze nk'abana batoya. Kubera iki? Niba byanditse, Hortense n'ubwenge bwanjye buke cyangwa bwinshi ifite, ndabushyira ku ruhande, mfata ibyanditswe. Haleluya. Nemezwa n'iki ko nzajya mu ijuru, kuko nabisomye. Yesu ashimwe cyane. Nemezwa n'iki ko Imana iri kumwe nanjye, kuko yabivuze. Yaravuze ngo izabana natwe kugera isi irangiye, ku mperuka y'isi, hanyuma nyine iri kumwe nanjye. Haleluya. Ntibisaba ko mbyumva. Hari igihe dusenga na feelings zacu zigafashwa, amarangamutima yacu agafashwa, kumva byaryoshye. Namwe bibabaho? Twese bitubaho. Hakaba ikindi gihe usenga feelings zikanga zigahagarara, zikaguhagararamo, zigashinga ijosi gutya, ukanga gufashwa. Ariko se bivuga ko Imana yagenda hari? Ibigize gute? Ibihari. Kubera iki? Kuko yabivuze. Haleluya. Mariya rero ntabwo ari convinced, kuko ntibikwirwa mu bwenge, nta bintu byo kubyara umuntu atahuye n'umugabo ntabyazi, ariko umva kwizera icyo kuvuga. N'aya magambo yashubije. Mariya amubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Haleluya. Reka wumve rero muzehe Zakariya byago yagize muri iki gice nanone hejuru gato. Bamuzaniye inkuru zidakwirwa mu bwenge, kimwe nk'uko bazishyiriye Mariya. Ku murongo wa 18 na 19 muri iki gice cya mbere, se wa Yohana Umubatiza. Ngo Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Ni ikibazo cyiza cyumvikana twese twabaza, kinameze nk'icyo Mariya yabajije. Yavuze ati, bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Umuzehe we nawe aravuga ati, ibyo bizashoboka bite ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Ariko ikibazo ntabwo Zakariya we agiye gukomeza nk'uko Mariya yakomeje, ndetse marayika yahise amukubita uburagi. Ngo marayika aramusubiza ati, nuvuga ngo ushidikanya kwa Zakariya kwateye marayika kwisobanura. Murebe ko kwa Mariya bitigeze biba, ariko gushidikanya kwa Zakariya guteye marayika kwisobanura. Ngo marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli. Muri make uranshidikanya naho mvuye ngewe. Ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Zakariya arashaje, yes, na Elizabeth arakecuye, ariko ubwo byavuzwe n'Imana, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Urugendo rwacu rw'agakiza rutangirira mu kwizera. Abakomera mu gakiza banesha bakomezwa n'iki? No kwizera, nta kindi. Imana ishimwe cyane. Abakomerera mu gakiza, abatsinda mu gakiza, bafidinga mind yabo, bayigaburira ijambo ry'Imana rigakomeza rikajyamo kugeza igihe amarojike Hortense ajya ku ruhande iby'Imana ivuga, nkajya numva ari byo mvuga, nkajya numva ari byo byanjye, nkabigira ibyanjye. Uko niko umuntu agira ubuzima bwa gikristo butsinda. Urugendo rwacu twatangiriye mu kwizera, rukomezwa no kwizera, tuzarusohoreza mu kwizera. Haleluya. Haleluya. Zakariya ntiyahawe andi mahirwe yo kwisobanura, ariko ubwo umutima we wari wanze kubyakira. Ahakurikiyeho marayika yaramubwiye ngo, ubu nonaha urabikirage. Uragobwa ururimi. Kubera iki? Nusohoka uravuga ibintu bitari byo. None ceceka. Yiceceka y'Imana ndayikunda. Ujye uceceka niwumva ugiye kuvuga ibintu bitari byo. Ujye wicecekera. Ceceka. Kuko nusohoka uravuga uti, dore rero haje marayika, namubonye, nari ndimo ntamba, yari iminsi yanjye yo gutamba, arambwira ngo nukuri kose uziko yatinyitse akambwira ngo nzabyara. Shaje ntya n'umukecuru ngo ariko buri Imana koko, ariko Imana nayo irakabya. Bamurinze rero ayo magambo y'amateshwa.
bamugira ikiragi araceceka kugeza igihe Yohana yavukiye. Bamubaza izina ry'umwana araryandika, ururimi rugobotoka gutya. Nari ndimo kuvuga nshuti z'Imana, nari ndimo kuvuga ngo kwizera ntago ari ukuba convinced, kuko ibintu byose Imana ivuga ntago byakwirwa mu bwenge bwawe. Turi abantu bareba kubifatika, bareba kubifatika. Iyo mfite ikintu gifatika wampaye, iyo uhari nkaba nkubona ko turi kumwe, turi bugendane, uri bumfashe tukagarukiraho. Ariko nta kintu na kimwe cy'amakabya nkuru Imana yigeze itwandikira muri Bibiliya. Ntiyigura, ntiyihonga, ibyo yanditse byose irabikora. Haleluya. Niki kidukwiriye rero kugira ngo tugire ubuzima bwa Gikristo butsinda kuri aha tugeze? Nuko amagambo Imana yavuze wayemerera akakuzura. Rya jambo riba mu Baroma 12 tubwira kuvugurura imitekerereze yacu, nicyo riba rivuga. Ijambo rigwirire muri nge rimarimo imitekerereze yanjye yo gutsindwa no kunanirwa n'imiruho y'isi, ingorane dore ko ziba ari nyinshi. None ibyo Imana ivuga byusure mu mutima wanjye. Haleluya. Imana yacu iri kumwe natwe, ntabwo ibeshya, ntihimba. Imana ishimwe cyane. Abana b'Imana rero bafite uko kwizera kuguma muri bo, bazagira ubuzima bwa Gikristo butsinda, ntibazahangayika. Uzajya ugira ngo bameze nk'abadatuye ku isi, atari uko batahatuye, ahubwo bafite ibindi bibatunze, bafite ibindi bizeye, bafite ibindi bintu bategereje, kandi bibamara ubwoba bw'isi. Ni ukuri isi ifite ingorane, twese turabizi, buri muntu azi ibye, cyangwa ukamenya n'ibya mugenzi wawe wumvise. Isi ifite ingorane, isi ifite ibibazo bigoye, ariko Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Kandi aho abantu bose baburiye, Imana yagennye kuhampera, yahampera. Ariko kubera ya mind itaravuguruwe, bya bitekerezo bitavuguruwe, dukomeza gukorera mu nzira zacu za kera. Ntiwabona akazi udafite mwene wanyu muziranye. Abatekereza gutyo muri hano, Imana igire gute? Ibababarire. Kandi muri benshi. Yosefu yaraziranye nande muri Egiputa? Danieli yaraziranye nande? Muri make ntituzi imbaraga z'Imana yacu. Ni koko kumenyana n'abantu bikingura imiryango. Ariko biravuga ngo ariko abakiranutsi bo ngo abobo gutabarwa kwabo guturuka ku Uwiteka. Haleluya. Ntarayitwa umukiranutsi, ntarabarirwa mu nkambi ya Yesu, nagombaga gukoresha ibimenyane byanjye byose. None iyo dutinze kubimenya, Imana kugira ngo itwigishe mu mbabazi zayo, igira gutya nakizwa, igakinga ibimenyane byose nari mfite, ikabikinga abantu bakanyibagirwa. Uwo bibagiwe ihangane. Imana yagira ngo igucutse kukudepanda ku bantu. Imana igeze kuncutsa, irancutsa we, irancutsa no gukunda ntakubone. Nubwo waba burayi ukagendana n'umuntu ugiye kugura nk'ibipupe by'abana, ibipupe murabizi, wowe udafite n'umuceri n'ikiro cy'isukari, ukagendana n'umuntu akagura toyi, kandi akajya abona usa neza wanariye, kandi iminwa yumishijwe n'inzara, kuko Imana itaguhereye muri we, ishaka kugucutsa ku bantu kugira ngo izakwigishe kuyiringira. Haleluya. Isi n'ibiyuzuye ni ibya data. Imana ishimwe cyane. Ubutabazi bw'abantu buzatugarukiriza bugufi. Ikindi bitera Imana kudadutabara, kuko ibyiringiro byanjye biba biri muri wowe tugendana. Nkabwe ni buriya Piensi yasha, Piensi yaziranye nande Piensi aziranye n'akana kazamungezaho. None bigatuma ntareba Imana. Twaza mu masengesho y'iminsi 3, nubwo ndimo senga Imana, ariko agatima karimo Piensi azamvuganira kwa kanaka. Muri make sinizera Imana. Dutereke ibyiringiro by'abantu hasi, dutumbire iyo kwizerwa itananirwa. Iyi ngiyo yabikoze, ijya mu mutima wa muntu Piensi yagomba kungezaho, ikamubwira, ikabishyirayo, akanyibuka, ntamwibukije. Ariko kwizera, twanze ijambo ry'Imana bituma kwizera kutaza. Muzi ko abarokore bajya mu bapfumu? Haleluya. Mubaki wapfumu vrema, ukagira Imana ikagira inama umwana w'umukobwa ngo ariko ntabwo uzajya wiri gushinyitsa aho ngaho ngo we wagiye kureba ngo hagiye gushaka uko abandi babigenza. Abandi bake ese undi umugabo umuntu akuye mu bapfumu amurindisha iki? Gusubirayo. Ubwo uzahura mu bapfumu kuko wamuherewe mu bapfumu, no kumugumana ni mu bapfumu.
abarokore mureke twizere Imana, ndabingenzi. Mureke tube mu ijambo ry'Imana ritugaburire, tumenye Imana tugendana ishobora byose. Ibyitarama ntiharagera ku ibima. Nimba mpagaze aho ngomba guhagarara, uretwa bwa Satani butantwaje igitugu, ibyo yangeneye byose hatabuzemo na kimwe nzabihagarara. Ibyo yakugeneye hatabuzemo na kimwe nzabihagarara. Tumbira Yesu kugira ngo akuzure iterabwoba rya Satani ntiribukubashe ngo mwishyire. Haleluya. Haleluya. Kuki turimo kuvuga kwizera? Nuko udashobora gukomera mu mugambi w'Imana no gutsinda Satani uri umuntu wakutse umutima. Kwizera kumaramo impagarara, kukamaramo gukuka umutima, kukamaramo kudakangika, nta kintu wankangisha. Niki gituma abantu bamwe bajya mu byaha n'ubwoba. Ashaka kuvuga ati inzu nzayishyura iki? Ubu ngiye gusubira iwacu mu cyaro. Namba nawe urahafite. Ubwoba bw'ubuzima. Kavuga uti ngiye kumanuka muri standard, ariko iyo ntuza yo kabaho iyo standard we. None ubwoba bw'ubuzima bukagutera gukora icyaha utagikunda. Ukemera ugasambana ukabona yo kwishyura inzu. Ukemera ugapfa nabi kugira ngo ubone amafaranga. Ubwoba bw'ubuzima. Kwizera rero kuduhindura intwari nibiharamagara, nta kintu dutinya. Iyo akazi batwirukanye turavuga ngo yerera kaduhaye izaduha nakandi. Haleluya. Iyi ndwara ikomanze turavuga ngo yadukije za zindi za mbere izadukiza niyi. Imana ishimwe cyane. Iyo akagezi kakandi katunze Eliya iyo gakamye turavuga ngo yari yaragafukuye izadufukurira nakandi. Bituma nta muntu watugura, ariko uziko umuntu yakugura akagukoresha icyo ashaka kubera ubwoba bw'ubuzima. Akubwira ngo ninjye ukugize. Come on. Umuntu akugira ate? Niba umugisha wanjye urimo guca muri iyo minsi nuko Imana yabigennye. Nibirangira izacisha ahandi. Nubwo yaba ari umugabo n'umugore wagushatse, nubwo yaba ari umwana wareze, nubwo yaba ari umubyeyi wakubyaye, burya Imana niho yacishije, niharangira izacisha n'ahandi. None se ubu nta bantu bari bafite umumaro mu buzima bwacu bapfuye tukabaho? Ntushobora rero gukomerera mu mugambi w'Imana, ntushobora kuba umukristo utsinda umwanzi yaragushyizemo iri terabwoba rye, warakutse umutima. Ukavuga ngo aka kaziga ngo Mana banyirukanye byaba birangiye. Ibiki ariko birangira? Ibiki birangira ko n'abantu badafite akazi babaho? Nta muntu washomereye imyaka ukajya uyoberwa ukuntu iyo myaka wayirangije. Ntiwapfuye, ntiwariye neza, wanyuzagamo kaburara, ubundi bakakwirukana mu nzu ugaseba, ariko ukongera ukabaho. Twarasebye ariko turiho. Kwanza ibya bintu tuba tuvuga Hortense urarondogoye. Bya bintu tuba ngo Mana ngo ntusebye ntunkoze isoni, irazidukoze. Kubera ko igomba kumena inaringi. Shabyo bintu biraryana. Hahandi nayibwiraga ngo ntinkoze isoni nayo niho izinkoreza. Iriya jambo rivuga ngo abinigira Imana ntibazakorwa n'isoni. Naryo rindi rivuga ngo nitutagira isoni zo kumuhamya rero ntazagira isoni zo kuduhamya n'imbere ya Data. Ntabwo ari inaha. Inaha zizagukora. Ino zizagukora. Izari isoni zizongere zivemo icyubahiro cy'Imana kandi zikuviremo umumaro wo kumenya Imana no kutishingikiza ku kintu na kimwe. Kuko ibyo twishingikijeho n'ibyiheraho inyeganyeza. Kaba wishingikije ku bwiza. Ntumenya aho bwagiye. Nabwo rero ni bubi burashukana. Ukayoberwa imbere n'inyuma, ukayoberwa niba uri inzobe cyangwa wirabura. Nk'abantu mwe. Isi irashukana. Wahagara wiyambariye high heels ukavuga uti ninjye uriho. Ku isi yababaho n'agakanzu keza ukavuga uti ninjye. Mana nayo yazi ikiyaranje amavuta ukayabura. Gusokoza bikanga, wabisokozaga neza none niyo wahengetse ntumenya aho bireba. Ikiyaranja ibyiringiro byawe bigashiraho. Kabura umusore mwiza wiratagana amafaranga, ikiyaranje kakwima akazi muri uyu mujyi. Abantu muziranye akazi kakabura kubera ko irashaka kugucomeka mu migambi yayo. Wamara kumenya ko ibyishingikirizwa atari amafaranga, kagenda iguha dukeya ikagupima, kaguha akazi k'intica n'ikize, ngo irebe ko kaba ibyiringiro byawe. Yajya kuboneka abona hari agasomo maze gufata
ntuyiringiye amafaranga, ikakongera kandi buke buke, ikakongera kandi buke buke, amafaranga akagenda azamuka, ikavuga iti ndabona atakiringiye amafaranga, reka dukomezanye, reka muhe menshi, n'ubundi azanankorera, azafasha n'abantu. Kaguhera ko kamodoka kagenda gapfa mu muhanda, ukaba warutangiye kukishimira, biza akamodoka ka mbere kararyoha, ukaba warutangiye kukishimira, ukumva uraruta abasore bandi batagafite n'abakobwa batagafite, ariko kugira ngo Imana ikugarure utarenga imbibi, kakaba kagopfiriyeho abantu bakabibona, ikakujyana buke ikakujyana buke 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 buke. Nagiraga imodoka zajyaga zipfira muri rompuwe hagati. Imana y'imbabazi, Imana y'imbabazi. Haleluya, haleluya. Rero urugendo rwacu rutangirira mu kwizera, ni naho dukwiriye gukomereza, tukavuga kwizera, akaba ari byo twe expressinga, akaba ari byo tuvuga, hanyuma tukarwanya Satani nawe akaduhunga. Rya jambo muzarigumane, nzarigarukaho ubutaha, ryo kugandukira Imana, kuko ntidushobora kwirukana Satani tutagandukiye Imana. Haleluya. Iyo ubwo baro buduteye, duhindura imvugo, ntituvuga nk'uko Imana ivuga, ntituvuga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo tuvuga twamamaza iby'intege nke no kunanirwa, umwanzi akabyishimira kandi akabikoreramo, agakomeza akatutwara, ahubwo bwoba burimo budutwara. Tukivuga rero kuri izi mbaraga z'umwijima no gukora kwa Satani, ukuri kuringanije, kuri balanced, niko kudukwiriye kandi niko kuzatubohora. Ukuri ndimo kuvuga ni ukuhe? Kuko Satani ashaka ko dushukwa ko atariho. Muranyumva nshuti z'Imana? Hakaba abana benshi b'Imana bavuga ko bizera Bibiliya, ariko mu by'ukuri ntibaba bayizera, ko ntibabazi birimo, ariko bakibwira yuko ku bijyanye n'abadayimoni badakora, batanahari, ndetse ko tuba turimo gukabya. Satani akagutera icyo kinyoma muri wowe, abadayimoni ntababaho, ntago barwanya umuntu ngo bifate ubyizera. Come on. Abantu bose batwajwe igitugu n'imbaraga z'umwijima nuko babyizeye? No. Ingabo z'umwijima zirakora. Satani afite aba agent b'abantu bambaye umubiri, afite n'abakozi b'abadayimoni bamukorera. Rero uku kuri kuringaniye nshaka kuvuga no kunguko. Hari icyo gice cy'abavuga ko ntabariho, ntibakora, ni ibintu biri aho ngaho bitanatureba, nyamara biri muri Bibiliya. Hakaba ikindi gice Satani akoreramo, akaduteza ubundi bwoba buvanze no kujijwa, butuma tubona abadayimoni ahantu hose. Muri bafure barimo, mu ntebe barimo, mu mazi barimo, noneho ugasanga nta kiba mu isi y'abazima, atuye mu isi imeze nk'umwuka. Ntabwo Imana yigeze duhamagara gutura mu isi y'umwuka, yadutuje mu isi y'abazima bambaye umubiri, dufite umwuka muri twebwe. Ariko iyo umuntu yagiye muri uyu mutego, abona abadayimoni ahantu hose. Mu nkoko y'iwabo barimo, mu ipusi y'iwabo barimo, mu mbwa z'iwabo, muri Marie Jose bwa busimba bugenda, ahantu hose barimo. Uwo muntu utekereza gutyo ntashobora kugira ubutsinzi muri Kristo Yesu, kuko agira ibibazo n'ingorane zimuriho, akagira n'ubwoba bwa Satani bumuteretseho. Icyo gice ntabwo ari cyo. Si ibyo nshuti z'Imana? Na kiriya kivuga ko batabaho ntabwo ari cyo. Dukwiriye kumenya ko umwanzi ariho, agira abakozi, agira abadayimoni atuma, tukamenya ariko n'ubutware dufite muri Kristo Yesu. Hanyuma data akaduha ayo maso amenya aho twirukana n'aho tubaho. Kuko iyo wabaye muri ubwo buzima ntiwongera kwenjoyinga. Ubukwe bw'iwanyu ntubujyamo, ikiriyo cy'iwanyu ntukijyamo, ntushyingura ngo ugere Rusororo ngo buriya ngo abazimu baragufata. Muri make nta bushizi bw'amanga bwo muri Kristo ufite. Ahantu hose uhagirira ubwoba. Abarozura bakwepa ntubahobera. None si imbaraga ziri muri wowe, uri muri twebwe ngo agize gute? Arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Ntabwo Yesu yifuza ko tuba mu buzima bw'ubwoba ndetse n'inzangano. Oya, yifuza ko tumenya ukuri, kuko intambara yacu ntabwo ari inyama n'amaraso, ntabwo ari uguhangana n'abantu. Duhanganira n'abantu mu mwuka, abagomba kwimuka bakimuka, ibigomba gusenyuka bigasenyuka, kandi mu mubiri tugahoberana. Haleluya. Abantu bakunda kumbaza ngo se ngo baba baramenye ibintu ngo ukabyishyira. Ubyishyira se bigira umupaka, bigusanga aho uri. Ibi birozi bisanzwe abantu bashyira mu mazi ngo unywe, ibyo biroroheje. Ibikomeye babiguteza ntaho bahuriye nawe. Rero ntibigira umupaka, ntago ari ukubyishyira. Wirema inzangano mu muryango, wivuga ngo nyokobokwe ni umurozi, wivuga ngo sinzi ndashaka bari umurozi, ariko hanganira nawe ahanganira nawe. Ese ko adahangana nawe imbona nkubone, kuki wowe ugira ubupfapfa buhangana nawe imbona nkubone? Ugaca umuryango, ugasenya umuryango. Intambara yacu si inyama n'amaraso. Rero ubwo bwoba bukabije butuma umuntu abona dayimoni ahantu hose, bikamusigamo ubwoba, bikamumaramo ubushizi bw'amanga, sibwo bushake bw'Imana.
haleluya haleluya. Ziba ari inyigisho zihengamye iyo zabaye gutyo, kuko inyigisho yose idashingiye ku ijambo ry'Imana ryuzuye ishobora guhengama igasiga iyobeje umuntu imushyizemo kwibeshya gutandukanye. Imana itugirire neza. Satani rero n'ingabo ze nta bushobozi bafite bwose nk'Imana. Ntago bazi byose, ntibasoma mu bitekerezo byacu, icyo akora batwigaho akavuga ati iyo tumuteje kurakara akurikizaho iki. None kuba ko wagiye ugikurikizaho inshuro nyinshi barabizi ko iyo ikintu kikurakaje wenda utukana cyangwa se wivumbura ugakora iki n'iki. Ni ukuvuga ngo bazi gusoma reaction zacu kuko bamaze igihe batwigaho, ariko ntago bazi byose, ntibasoma mind yacu, ariko kuko bazi ko rutanse niba bamututse areactinga gutya, niba babaye areactinga gutya, none baba babyiteze, none batungurwa rero n'igihe nagwijije imbaraga nkaba ntakireactinga kwa kundi. Muri make outcome y'iki tubayeho ntago baba bayizi. Imana ishimwe cyane. Ntago bamenye ko Yobu bizarangira, ntibamenye ko Yesu ku musaraba bizarangira, ntago babimenya. Imana ishimwe cyane. Ntago babera hose icyarimwe, baratumwa. Kandi none muri presence y'Imana ntago habagwa neza, barahahunga. Muribuka abadayimoni benshi bari muri wa musore, igihe Yesu yahingutse gusa baravuze ngo duhuriye he mwana w'Imana nzima, uje kutwica urupfu n'agashinyaguro. Ni ukuvuga ngo kubaho kw'Imana kurabirukana. Haleluya. Muribuka Sawuli, umwami Sawuli yajyaga aterwa n'imyuka mibi, Dawidi yaza agacuranga n'umutima uramya Imana by'ukuri. Abaramye haleluya. Mbagarutseho. Ubwo mwumvise umutima uramya Imana by'ukuri wirukanaga abadayimoni hehe? Muri Sawuli. Rero hari presence y'Imana bataresista. Imana ishimwe. Haleluya. Ntibabera hose icyarimwe, kubaho kwa Yesu kwinshi kubagwa nabi kurabaremerera. Ntago bashobora byose. Uwo ni umwihariko w'Imana yacu, nizi byose, ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Izi ngabo rero duhanganye nazo zifite imbaraga nke, icyakora zikoresha iterabwoba iyo umuntu atari yabimenya. Imana ishimwe cyane. Umva izi ntwaro ngaruna ku musozo ziri mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 11. Tugarukaho kenshi, abavuga butumwa bugarukaho kenshi, ndetse ko dukwiriye no kubimenya koko. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Umva icyo dutsindisha Satani n'ingabo ze, amaraso y'umwana w'intama. Kuzimu bafite amaso, barareba bakamenya ngo uriya wariho ikimenyetso cy'amaraso, uriya nta kiramubaho, ntarinjira mu isezerano rya Yesu. Uriya amaraso amuriho arayizeye, azi imbaraga zayo, azi icyo bikora. Ni ukuvuga ngo amaraso aradutwikiriye, nk'uko yatwikiriye cyagiye muri Egiputa marayika urimbura ntiyinjire. Amaraso ya Yesu aturiho. Haleluya. Iyo tuyahamagara ntituba turangiza umuhango, icyo akora aragikora. Asenya ubwami bwa Satani, aca intege amarozi y'uburyo bwose. Amaraso ya Yesu ni mazima, arakora. Haleluya. Aracyeza abanyabyaha, aracyasenya imigambi ya Satani, aracyasenya imigambi y'abarozi. Iyo tuvuze ngo amaraso Yesu natwika imigambi y'abarozi, irashya, ibikorwa byabo birashya, ibicaniro byabo birashya. Marerezo makuko utazabanza kuba umurozi ngo wongere ukizwe ubimenye, ariko abarozi bo barabizi. Ubu n'abari hano barabyumva. Nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama. Nuvuga ngo intwaro yacu ya mbere ni amaraso y'umwana w'intama. Haleluya. Iyo uvuga ngo amaraso Yesu antwikire, amaraso Yesu atwikira urugo rwanjye, amaraso Yesu atwikira abanjye, birakora. Ariko kandi ntukwiriye kubikorera mu bwoba. Hari umuntu iyo yibagiwe gusenga agenda yumva ibyago byose biri mu bwoba, ntabwo urindishijwe n'amasengesho yawe. Amaraso Yesu aturiho byiteka. Kandi hano sinkubuje gusenga, ariko ntuzagira ubwoba ngo nuko ntari nasenze ngo nuko byo ntabwo ari byo. Haleluya. Ukwiriye kuba mu buzima bw'umudendezo. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama. Intwaro ya kabiri ni ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo ryo guhamya ryavuye muri kwa kwizera. Ni ukuvuga ngo nakiriye amagambo y'Imana, icyo Imana ivuga, ijambo ry'Imana riba ryinshi muri njyewe, niryo natura, niryo mpamya. Haleluya. Bamunesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Iyo tuvuga ijambo ryo guhamya, ntago ari uguhamya ngo Imana yanyishyuriye amashuri. Ni byiza ibyo, ariko bifite imbaraga nkeya. Haleluya. Ijambo ryo guhamya ririmo Kristo. Ni Kristo namenye, ndamuhishurirwa, aranyuzuye, nizeye ibyo akora, nizeye imirimo ye muri njyewe, nizeye icyo yakoze. Iryo niryo jambo ryo guhamya ritsinda Satani. Haleluya. Iyo Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'inkota icyariye mugi yombi, nibyo birakora. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi umwe w'ibitabo witwa Rebecca Brown, kubigeze gusoma ibitabo bye, nabisomye kera.
Harantu yavuze ni umudamu yari umuganga yahanganye n'imbaraga z'umwijima cyane. Igihe kimwe abarozi b'iwabo baramuteze mu nzira rimwe ataha. Izo ni inkuru z'ukuri yabyanditse akiriho, ubusinza amakuru ye niba akiriho. Ataha mu nzira igana aho yatahaga, nyine avuye kwa muganga ko yatahaga ijoro. Inzira nshobora kubivuga nabi kuko hashize imyaka myinshi mbisomye, ariko mu nzira yacagamo yabaga mu gashyamba. None asanga yarageze ku rwego rwo guhangana n'abarozi mbona nkubone n'abashitani mbona nkubone. Asanga abarozi bamuteze mu nzira. Niyo ngo yari afite Bibiliya mu modoka yiteretse nka gutya. Yumva ubwoba buramwishe, atekereza ikintu yakoresha, ariko yibuka ko Bibiliya ari intwaro. Arayiterura ngo arebe yatunga gutya. None icyamutangaje ngo baramubwira ngo baramusubiza ngo iyo ntwaro se kutazi kwirwanisha. Aravuga ngo kumbi barimo barabona ko ari intwaro. None bimutera courage. Urumva we yarabifashe atabyizeye neza. Ariko abo bahanganye nawe bo barabibona ko ari intwaro, baramumwaza ngo iyo ntwaro se kutazi no kwirwanisha. Aravuga ati kumbi ni intwaro. Agenda bakanga gutyo. Ibindi ni inkuru ntibuka neza, ntabwo nazirangiza. Ntabwo nkubwira ngo wisegure Bibiliya muri amadayimoni atazagutera. Nanubwira ngo ujye usenga uyikubita umuntu urimo amadayimoni. Ariko iri jambo ryo guhamya iro ryavuyemo hano rikinjira muri wowe, rikaguhindukirira ubuzima, rihindura uko utekereza, rikakuzura, akaba ari ryo uvuga, rigahinduka intwaro yo gutsinda Satani. Haleluya. Ijambo ryo guhamya, ijambo ryo guhamya, mwibuke ko mpamanya ibyo nizera, rimpindukira ya ntwaro yitwa kwizera. Muribuka kwizera icyo ari cyo? Ngo ni ingabo tubasha gukingira imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Igituma umwanzi akurasa umwambo kaguhinguranya nuko kwizera kwawe ari kagufi karangana gutya. Ariko ni kuba kurekure, kukaba kurekure kuzagukingira imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Ntazaba yaretse kurasa, azarasa ariko azasanga ukingiwe. Haleluya. Ibi nta handi biva, ni mu ijambo ry'Imana riduhindukira iryo guhamya. Indi ntwaro ya gatatu tudakunda kuvuga no kudakunda amagara kugeza no mu rupfu. Haleluya. And they did not love their lives to the death. Ntibati nta kintu wabakangisha. Iyi ni intwaro. Ni intwaro umuntu ashobora kuba ari douce, ari avuga neza atuje, ariko mu mutima we ari igiharamagara. Igiharamagara muracyumva? Nta kintu Satani yamukangisha. Wari umuntu ushobora gutinya kwitanga cyane mu by'Imana, gusengera abantu akavuga ngo harya ndi tuyitima iki? Imyuka yo guhora. Sinajya kwirukana abadayimoni, imyuka yo guhora itansanga. Sinakwinjira cyane mu by'Imana, iyo ninjye mu by'Imana arahomba. Gende buke, dore umuntu arakizwa agakena, dore bigendemo bukeye. Iyi ntwaro kwizera gusiga ikindi kintu gikomeye mu mitima yacu, hakaba nta kintu kibaho Satani yagutinyisha ngo unanirwe gukomeza urugendo. Haleluya. Haleluya. Atavuga ngo ninkwambura abana isi uzakomeza umpamye, ese ninkwambura umugabo n'umugore, ese ninkwambura akazi, ese ningira icyo nkora, ningira icyo ntinza. Igituma Satani akubasha, arabizi ko yatindije kindi kintu uvuga uti Imana ntinze, ntinandeba, ntinanyumva. Ariko hari abandi bagwije imbaraga z'umutima. Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo bagwije imbaraga z'umutima. Ni ibiharamagara, nta kintu wabakangisha ngo bananirwe gukomeza urugendo, bananirwe gukomeza umuhamagaro. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Iyi ni intwaro ikomeye. Icyatumye abigishwa ba Yesu batabasha kubazimya niko bari bameze, ntibatinyishaga amagara yabo. Paulo yaravuze, baramubwiye ngo baragufunga, nyiri uyu mushumi agabo yizirikagaho nagera Yerusalemu baramufunga. Aravuga ngo uretse no gufungwa niteguye n'iki? No gupfa. Hari igihe tugira ngo iyo tuvuze ibyo ngibyo ngo tuba duhamagaye urupfu. Oya. Imana itubereye maso, nta rupfu mpamagara ngo ruze, ahubwo ni ubushizi bw'amanga butuma nta kintu Satani yankangisha, ntacyo yangura. Ntabwo yambwira ngo utazi ndakwima akazi, ndakwima amafaranga. Namubwira ngo nzi kuba mu bisaga, nzi no kubaho bidahari, nzakomeza kubaha Imana. Ntabwo yambwira ngo abantu bose barakuvaho ngo nukomeza kwigisha ibyo bigisho by'iterabwoba. Namubwira ngo bahari cyangwa badahari, nzakorera Imana yanjye. Haleluya. Ni intwari ikomeye. Satani na kuzimu n'ingabo ze baraturunguruka bakayimenya, bakavuga turiya cha hirya no hino, kuko nugenda direct murahangana. Cha hirya no hino wigoragonze, kuko ni igiharamagara. Ntacyo atinya, ntacyo ahomba. Ubundi niko gupfa muri Kristo bivuga. None se ubundi kuba warapfuye uba ugihombye iki? Ntacyo uhomba, ntacyo yagukangisha.
nubwo wasigarana ubusa ugasigara nta bantu bahari umeze nka Yohani ku kirwa cya Pati muri wenyine, nabwo waramye umwami, nabwo wamukorera ibyo yagusaba gukora byose wabikora. Igituma twanduranya muri iyi mirimo nuko imirimo y'Imana ifite ifatana natwe. Unaba nkoze imirimo migari mfite ibintu binini nubatse ngahita mbifatana nanjye. Imana yashaka kumbwira ngo ndakwimura utaze ngujyanye muri Sudani, ngumva ndapfuye kubera ko bya bintu nzirikanywe nabyo. Ibyo nibyo bitera intambara z'uburyo bwose. Ariko aba bantu ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nta terabwoba Satani yabakoresha. Iyi ni intwaro ikomeye. Ni byiza ko tugira amaraso Yesu kuri twebwe, ni byiza ko tugira ijambo ryo guhamya, ariko ni byiza ko wizera Imana kugeza igihe umutima wumereye gutyo. Umutima wawe ugereye ahangaha, umutima wawe ugereye ahangaha, umutima wawe utandukanyijwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni byiza kugira abantu, ni byiza kubyara, ni byiza kugira amafaranga, ni byiza kugira abadukunda, ariko kugera igihe umutima wawe utagirana attachment n'ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu ari we wese. Kuko nibigumaho Satani niho azajya aca, nicyo azakubashisha. Aza hazakanda ugahita uboroga ukarambarara, imirimo y'Imana yose ukayivamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwakijijwe rero ugendera mu kumvira no kwizera, nta muvumo, nta burozi, nta dayimoni, nta ngabo z'ikuzimu, ntacyo byamutwara. Umuntu wese wakijijwe ugendera mu kumvira, usabumitinga munsi y'ubuyobozi bwitwa Yesu, ntacyo wamutwara, nta muvumo wamufata, nta burozi bwamufata. Ibimugeraho Imana iba yabyemeye kandi izabikuramo icyubahiro cyayo. Haleluya, haleluya. Kuko ubu buzima bwumvira, ubuzima bw'umuntu uri muri Kristo Yesu, iyo Satani abuteye abakoze kuri Yesu. Muribuka Pawulo ari mu nzira ahura na Yesu ajya Damasiko. Pawulo abyisubiriramo mu byakozwe n'intumwa avuga uko byagenze. Yavuze ko yabonye umucyo mwinshi, akumva ijwi, abari kumwe nawe ntibumva ijwi, ariko arangije aravuga ngo yumvise ijwi rimubwira ngo birakugoye gutera umugeri ku mihunda. Muri make birakugoye gutera umugeri ku macumu. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo nta nduru irwana n'ingoma. Niryo jambo bakoresheje. Abanyamugi ntago muri bubyumve. Haleluya. Ariko biravuga ngo birakugoye. Mbese urimo urarwana n'ikintu kikurusha imbaraga. Niko Paulo yivugiye mu magambo ye arimo atanga ripoti imbere y'umwami Agripa. Ngira ngo ni mu byakozwe no 26 niba nibuka neza cyangwa na 4. Arimo atanga ripoti yaravuze ngo rega, mbese yari arimo kuvuga ko ibyo bintu arimo atari we wabyihaye. Aravuga ngo yari ari mu nzira ajya kurenganya abitorero, umucyo mwinshi uraza, ijwi ry'umwami Yesu rivugana nawe. Rirangira aravuga ati Paul, urimo uriruhiriza ubusa, uratera umugeri ku mihunda, rezegiyo. Muri make ni wowe uzagera gute? Ni wowe uzababara. Mureke twumvira Imana, kuba munsi y'ubuyobozi bwa Yesu, gusabumitinga munsi ya Yesu. Unsanzeyo akora kuri Yesu, hanyuma agahangana n'Imana. Haleluya. Ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo urarenganya abigishwa banjye. Yaramubwiye ngo Paul, Sauli, undenganyiriza iki? Haleluya. Kumvira Imana bifite inyungu nshuti z'Imana. Tuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana ikadutwikira, wadukoraho ukaba witeje Imana. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Abizeye Kristo baba munsi yo kumvira Imana, baba mu buzima bwo kwizera. Iyo bakozeho uba witeje Imana. Kubera iki? Ntibaba bakibaho ku bwabo. Nta agenda dufite, nta porogaramu dufite. Imana iki tubwiye turagikora, iki tubujije turakireka. Abo bantu bameze gutya rero kubakoraho no kugira gute? No kwiteza Imana. Umupolisi wo mu muhanda urwanye nawe ntago ubu uteye polisi, ubu uteye polisi y'igihugu. Haleluya. Abazagufunga n'abazakurwanya si uwo mupolisi umwe, ni polisi y'igihugu. Kuko bari munsi y'ubutware bwa polisi y'igihugu. Ashobora kuhagaza ari umusore muto ufite n'imbaraga nkeya, ariko nimba yaguhagaritse mu izina rye, yaguhagaritse mu izina ry'uwamutumye, rya polisi y'igihugu. Niyo mpamvu abana b'Imana, simvuga abapasiteri kuko nimbivuga muri leta mubishyira ku bapasiteri, ndavuga abana b'Imana, abizera Kristo baba munsi y'ubutware bwe. Haleluya. Bamwizera, bitoza kumwumvira. Iyo bakozeho ubukoze ku buyobozi buba hejuru yabwo. Niyo mpamvu rero nta muvumo, nta burozi, nta. Kandi biramutse bitugezeho Imana yabishaka kutwigisha indi si y'umwuka. Haleluya, haleluya. Kuki rero ubwo twagenewe gutsinda tubona kunanirwa kwinshi mu bana b'Imana? Tuzabikomerezaho ubutaha. Ariko uzirikane ko intwaro Satani akoresha si ikindi
ni ukukuriganya, ni deception, akabyitiranya, akajya kubwira ko wowe ukiri wa muntu wa kera, kandi umuntu wa kera yapfanye na Kristo, abambanwa nawe uyu munsi harimo umushyashya. Haleluya. Wagenewe ibyo gukiranuka, urimo witoza ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Nshuti z'Imana, ubutsinzi ni ubwacu. Uwadukijije ntiyadusize twenyine, ari kumwe natwe. Haleluya. Ijambo rye rigwirire mu mutima wawe. Umwuka wera guha inyota, ntubane n'Imana by'agahararo. Ntubane n'Imana by'agahararo. Niba dusengana muri aya masengesho kuwa gatatu, wiza rimwe ngo usimbuke gatatu, ntuzagwiza kwizera. Niba ufite umwanya wawe n'Imana mu rugo urimo wiga ijambo ry'Imana, kandi nta muntu wiga ijambo ry'Imana aryigisha. Twese dufite abo turyigiraho, natwe twazaryigisha abandi, gutyo gutyo n'uruhererekane. Niba ufite umwanya wawe n'Imana, ukomeze wibana n'Imana, ariko ibintu byasambutse, ariko imyambi yabaye myinshi, bari gufata amasengesho. Ugira amasengesho y'ubusabane, just kwifuza kumenya uyu mwami ushobora byose, kwifuza kumuhishurirwa, nta kindi umusaba. Ukeneye gusabana nawe, uzabyungukiramo, uzakuramo imbaraga zigutera kumwumvira. Umwuka wawe uzahora ugaburiwe, ntuzagumwuma. Yesu ari kumwe natwe. Reka duhaguruke dusenge.